Keri njya kwishwa n'ubugoro. Ariko mana yanjye siko cyo cyane kuva nyina gita hano. Ariko nese menya ko umusaraba ati Yesu bagiye bamwekesheje. Calm down. How do I calm down? Baby please. Kandi ndabizi zabinyuramo. Kandi ari ikintu gitangaje wasanga burakicaye hari ikintu kunyuma. Cyangwa kiri mu majyemo. None se kariko abana b'iki gihe babaye. Ubu kandi nkino byo cyazamuka kuri ribu kirikura mu ndagihohote. Mu masegonda zero ntabwo twaba tukiri kuvuga. Waba uri gutegura? Umutima n'ibigori nabyo bihunguye byo kuza kukugemura. Ese ukambwira ko nyizakirera kuri. Banze bari kucyora nta burezi buri hari. Ese kandi sheri urajya umutwara gake gatazahinduka. Irase ni ingorofani. Ngororero. Mana yanjye. Wekera imanuza yanjye. Karame papa. Karandezwe imihini wanturi. Papa kuzindutse uvuga nabi. None se shawo yumva nta kibazo ufite. Nk'ikirubwo ngo nk'ikihe no si umuntu aguhamagara kuva avuye ku buri kugeza aho umuntu asara ntabwo umwumva. Abampamagara mbazi iki se ko ntawe ngira ideni. Nakubwiraga ntago icyo cyo yaravutse atuzuye ahubwo harimo no kumuruza. Papa ntumbwire ko umumagara ugiye kumubwira ibintu nk'ibi ngibi bidashinga. Ntunyumvira. Kwanza shayicara hariya. Nicare nkora iki se? Aho hagaze hari kiri kwakora. Ariko aho muri hari ibyo narindi. Wamaze ndetse icyo wari gukora birenze ibyo ngushakira. Birakureba se? Twe charonga. Aho papa ndi kukumva bwira. Ariko sha mubaze. Yego. Uzubona nge nawe tunga. Wapi? Sasa uranduta. None nkuruta nka mukuru wawe cyangwa nkaso. Nkaso. Igikima n'igikende. Ariko nkawe uzumva umutwe uri muzima nta kibazo. Ese ko ntashobora kurebamo ahubwo wowe ureba mbona nta kibazo. Ese ndi dogiteri. Ese kwa muganga atari kure twagezeyo. Bakagira ute? Bakaturebera nyine nanjye mba numva ntari shyashya. Kandi bamagaje abana wabyigana. Kuko nawe wabyigana bahamagaje ababyeyi. Ubukisha. Ariko papa kumfata nk'akana gato. Ese wetse ukuramo umuhaza hari icyahindutse. Ubu ni se bwa bundi. Imvira vyendagaza kuza urwego ngezeho. Nubwo kunyuhagaze. Cyangwa uzona itafara ashyize mu Rwanda ku buryo uvuga ati mvuye mago yita rusenya. Ntabwo ari byo navugaga ariko. Kuvuga ko ari wangaburiye agasubi hanga inzaranye. Yase kandi papa wimbeshya. Bamwumvise. Uretse ko ndi ikigo nyego niba udafite icyo imana kandi mugabo satana ni mugoro. Hari byo mwumvise mvuga. Ese mwajya muhora mujyana gutya mukazigeza kuki? Ku ntebe. None se ni cyane cyane we wahakikije. Ibigeragezo biragwira. Nguyu nguyu bamugwaye ngo mubande. Inashiduka amazi vuga ari nayo muhajya. Karibu. Usinzi ni yaso. Ariko nditegura kuba umugore we. Komeza witegure nakubwira iki? Kerigendere umuntu uri hanze. Ariko twumva injire cyangwa byihore. Yewe injira ntabwo wakinze. None se muze tubafashe iki? Uje kureba gasore bita Keri kabahanga. Kerisi yapanga iki n'abantu nkawe cyangwa wibeshye? Oya nje ndabizi neza kabahanga. Uriya se? Ase keragiye he? We Keri vara hano sha. Nawundi muntu uba hano uretse uyu mwana gusa. Uyu se n'umwana? Yego no kuba ni babyeyi bazi kugabura niyo mpamvu ubona yakuze vuba. Sheri umeze ute? Ese ko mbona watuje. Bakuva cyagiye ntabwo wagarutse kundeba. Keri ibyo uwo mugore avuga ni ibiki? Nizere ko ibyo ari gutekereza atari. Uri gutekereza iki? Ko waba yego twararyamanye ariko sinigeze muterera. Tanyita kana se kandi Sheri. Si bose na uno mwana nk'amutera indagute. We Keri ko nazimwe birashugeze nangaha iyo ndawiteye gute? Cyangwa hazi no baryamanye umukobwa kaboneze nk'urukwavu. Gutugo. Rwo rusama bikagaragara mu gihe gitonya. Sasa mukomeruka na ryari iyo ndayeguteye ryari? Akiza kuwa mbere niho yahimbye. Uyu munsi tukaba turi kwa kangahe? Kuwa gatandatu. Ngende kaba ari imvutsi rero.